iyo hari nk'ifu y'igikoma nkamutekera igikoma ubundi nangiza ngashyira. Yabuze uburenganzira bwe nyine kuko buriya nukuvuga ngo nimba ahetse uriya ntago ubwo ari bwikurikirane arita kuwa ahetse we byinshi bimuceho. Mfite mushyiriramo ubundi narangiza nanjye nkitunganya. Wino mama. Ese ibyo yaririraga. Humura ndahari. Yabimenye ko ndi mama. Abantu basabye kutazongera kurira kuri kamera ngo ndize bararira. Ahantu ngeze nuba ntari buharenga mu kuvuga. Mwamba barankabikira. Biranze. Ko umubyeyi wabibonye gute ibyo umwana yakoze? Ari uruhinja uyu munsi akaba atangiye kuvuga. Akamujyana mu ishuri. Akamujyana mu ishuri akigana nawe. Yanze kurivamo. Ari undi yari kurivamo. Hari ibintu udashobora gusobanura mu bwenge bw'umuntu. Hari ukuntu utabyumva. Yashoboraga kumwinuba kuko ntiyamubyaye. Wa mwana nguyu turamukikiye, wa mukobwa nguyu umukobwa mwiza cyane dushimira nk'abanyarwanda cyane ndetse nk'ababyeyi nk'umubyeyi ndagushimira Imana iguha umugisha. Nge ndi Bucura nagize amahirwe yo guhekwa na mukuru mpekwa narahetswe mama yarampetse bakuru banjye barampeka. Ntabwo nyine ndi umwana ushobora kuba yarareze abandi bana mu mihangayiko naba naragize iyo ntago irimo, ariko kubona umwana ahetse undi mwana ni ibintu byadukoze ku mutima. Nuko ntari umutunzi wa byinshi ku bwanjye nakora ibirenze ibyo numva nifuriza uyu muryango, ariko mu izina ry'umuntu wese ufite umutima w'ubumuntu nimero irahari ngira ngo muraza kuyitanga uyu muryango. Yego. Umuntu Imana yagiriye neza ifite icyo yahaye, hari icyo yakora ubuzima bw'uyu muryango bugahinduka. Basaniye inzu murayibona ahantu kuno hameze ibintu bitaka birunze mu nzu. Basana ababyeyi bankurikiye barabizi ko I'm sorry kuvuga rino jambo abana ni nyina. Nukuri abantu badukurikiye barabizi umugabo ashobora kumenya guhahira urugo kambika abana kishwa minerivare, ariko urugendo rw'abana muri ubu buzima nk'umuntu wese w'umubyeyi nyumva abana ni nyina. Namushimira kuko Imana imuha umugisha kubw'igitekerezo yagize cyo kuba badusura nk'umuryango wanjye. Yego. Imana ijya ibafasha kandi ijya inamukomeza mu mirimo ye yose. Yego. Musabe umugisha. Hanyuma twaje rero kugira ngo tubarebe tubagereho. Dufite umubyeyi umwe uri muri Amerika. Gira neza si idini ni umutima w'abantu. Yarambwiye ati genda uhangerere numara kuhagera wagezeyo umbwire nganire nabo numva icyo nabafasha. Dufite undi mubyeyi w'umunyarwandakazi mama SP Imana iguha umugisha. Nawe yambwiye ati genda uhagere. Mwana ashaka muterura? Nta kibazo. Arashaka ko ndi muterura? Ngewe se? Akira Imana we. Ngwino kibondo ngwino mama. Ese ibyo yaririraga. Humura ndahari. Yabimenye ko ndi mama. Mama yaje. Mama yahagiye. Yego wari ukidusobanurira? Mama rero nawe yambwiye ati genda ugereyo utumenyere niba twabona creche tukamushyiramo irerero, utumenyere uburyo umwana yabaho niba yajya mu ishuri icyo bisaba. Ibyo byose ni imibare ya manager ari bukore iyo mibare kugira ngo tubashe kuyigeza kuri SP. Ikindi kandi tuje no kubwira abandi wumva yagira umutima utabara, yagira umutima ufasha, yafasha aba bantu kubera ko barababaye kandi bakeneye ubufasha. Kubona umubyeyi apfa akagenda burya abagusigiye umukora avuga ngo ndagiye, ariko nawe uri umubyeyi uzanderere aho ntagishoboye gukikira uzankikirire nk'uko umwana ambwira ati nterura gutyo. Birashoboka rero ko wenda Mutesi Kovi yabivuzeho avuga ku baturanyi. Birashoboka ko nabo baturanyi nabo batabona umwanya wo gusigarana abana nabo birirwa biruka, kandi nyine ntitubitindeho. Icyo nzi cyo Imana ibizi ko izatabara umuntu. Hano Mutesi Kovi yaravuze ati reka duceceke bira ntitubitindeho,
ariko nyine abantu benshi babonye iyi nkuru bagerageje kugira komenti bagenda bateraho, abavuze byinshi ati afite abaturanyi yabasigayo. Mu by'ukuri Gicumbi nyine nk'abantu bahazi cyangwa se abantu baturanye n'uyu mugabo, nabo ubwabo ni nk'uyu mugabo, nabo ntaho bafite bakura. Scovia rero kuba yavuga ngo bariya abantu ngo yabuze aho asiga abana, yabuze aho asiga umwana kugira ngo uriya mukuru wajye kwiga, ndavuga ko wenda yahubutse, ariko nawe ni umubyeyi. Ibi bintu biba byabaye kuri uyu muntu agapfa asize umwana mutoya, bishyikira ababyeyi benshi. Ari igihe noneho umwana apfana na nyina, ariko ku bw'amahirwe uyu mwana yararokotse, arahari, ku bw'Imana arahari. Rero bavuga ibyo bashaka, ariko nk'uko nyine Mutesi yabivuze, Imana niyo ibizi uko bigomba kugenda. Hari n'abandi bavuga byinshi. Turabona uyu mwana afite imyaka 14, ahubwo mukurikirane papa we, ashobora kuba nawe yaramugize umugore, kuko yemeye kwakira inshingano z'umubyeyi. Bivuze ko uyu mupapa ashobora kuba yaraprofisa y'amahirwe akagira umwana we umugore. Ayo ni amakomenti abantu benshi bagiye bavuga, nagiye nyakurikira. Hari radiyo imwe yabashije gusohora inkuru bwa mbere, nanayishimira, ije nakomeza ikore ubwo bushakashatsi, ivugire nyine abadafite ijwi ryo kwivugira, kuko iriya radiyo iza kutabikora, ntabwo iyi televiziyo yagiye kuri tele Urugendo yari kuba yashoboye nayo kuba nyine yabona abaterankunga. Ariko nk'uko nyine Mutesi abivuze, Imana niyo ibizi, cyane cyane ko nyine mwabonye ko bahageze kugira ngo barebe situwasiyo uyu muryango urimo. Uyu muryango namwe ko mwabonye uri muri situwasiyo itoroshye, uri muri situwasiyo ikomeye y'ubukene. Mwabonye intebe bafite mu nzu, imirire ni ntayo, ariko Imana yakomeje kurinda nyine uyu muryango. Muri kubona ko bagifite ubuzima, bariho kandi barishimye, baraseka. Rero mboneraho n'umwanya wo kubwira abantu bafite ubumuntu, abantu bafite ubuzima, biriya bintu byashyikiye uriya muryango cyangwa se byawushyikiye, nawe byaba karibu, nawe byaba byakugeraho. Ntukajye ubireba nk'ibintu biri kure yawe ko bitakugeraho. Ibi ni ibintu bishobokera buri kiremwa muntu cyose. Uyu munsi ushobora kuba wishimye wicaye mu modoka yawe, ufite inzu nziza, ariko umutingito ibyo byose wabishyira hasi. Iby'isi byose ni umusenyi, kuko twamaze kubibona, ibintu byinshi birahinduka. Uyu munsi aho umuntu yari ari siho aguma ari. Hari imiyaga ikomeza izidukubita hirya hino. Wowe uzibukirwa kuri ki numara kuva kuri iyi si? Ese urizera neza ko iyi si uzayituraho? Aho utuye banza wibuke ko hari abandi. Wibuke urukundo Imana yagukunze. Imana yaba ari ya Mana ihana nk'uko yahanaga kera, uyu munsi nta muntu uba ukiriho. Abantu bo muri iyi minsi bafite imitima ikomeye, sinzi ahantu bayikura. Niba ari uko insengero zafunzwe, niba ari uko ari iki, njye ntabwo namenya ngo byagenze gute. Hari inkuru iheruka kumbabaza yabaye muri Nyabugogo. Umusore yari afunguwe avuye Gikondo, agenda asabiriza ati mwampaye 100 nkirira irindazi. Biranashoboka ko iryo jana bari kuburimuha ry'iryo rindazi rikamuhitana, ariko ikosa ryabayeho nuko uwo musore ari abakarani. Mwibaze abakarani bakorera igiceri cy'ijana mu mujyi wa Kigali n'imibereho y'i Kigali ukuntu igoye. Niba bafashe iya mbere bayegera uwo musore, bamugurira amata, bayamuha akayaruka. Yapfuye nibura hari ubutabazi bagerageje gukora. Ariko ikintu cyambabaje cyane nuko ngo yabanje guhura n'umuntu aramubwira ngo wampaye 100 nkigurira irindazi. Uwo muntu aramubwira ngo ntaryo. Mu by'ukuri koko ntaryo yari afite, cyangwa n'ubumuntu bwabuze. Abantu mugira umutima ufasha, nkuko Mutesi Scovia nkuko Mutesi sana ari kubivuga, mu mbabarire ntabwo ari Scovia, bose niba Mutesi nyine bese wenda baratese ntawamenya. Ariko mugira umutima ufasha, mugira umutima ukunda, mugira umutima wo kwishyira mu mwanya wa mugenzi wanyu. Ikibazo arimo wowe cyagushyikira byakugendekera gute? Gerageza nawe ube mu mwanya w'abari abantu bari mu mwanya woroheje. Kandi nawe ndahamya ko mbere y'uko ugera kuri urwo rwego uriho, nawe wabanje guca mu buzima bukomeye. Wikibagirwa ubuzima waciyemo ngo wumve ko wageze iyo ujya. Uru rugendo ni rurerure, nta muntu wageze iyo ajya. Ahubwo mwese nk'abanyarwanda, nk'abantu Imana yaremye, mureke gukurura mwishyira, mureke gushyiraho imipaka, mureke kumva ko byose byiza bigenewe mwebwe, mureke kumva ko ari mwe mwenyine mukwiye kubaho. Burya no kugira ngo umukire abeho akenera imbaraga z'umukene, kuko hari ibyo umukene akorera umukire, uwo mukire atabasha kwikorera. Rero ibintu ni vice versa, ibintu ni magirirane. Mureke tubeho
nk'abana b'Imana, mureke kubaho nk'abantu mufite ahandi hantu mukomoka. Mwigane so wanyu wo mu ijuru, mwigane urukundo rwe. Afite ubuntu butangaje, afite urukundo rutangaje, kandi itegeko nyamukuru yabahaye yarababwiye ati mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Niryo tegeko mbahaye risumba ayandi yose. Umuntu uzagira urukundo azaba yiganye imiterere y'Imana. Umuntu ufite urukundo ntabwo yifuriza mugenzi we ko yapfa, ntabwo yifuriza umuturanyi we ko yahura n'ibibazo. Umuntu ufite urukundo ntabwo yajya kwivanga mu ntambara zidafite icyo zungura abantu, cyane cyane ko nyine n'abantu badakwiye kwirwanirira ari Kristo wenyine wanabaye igitambo cy'ibyaha byacu. Ni twebwe turiho kubw'urukundo rwe, turiho kubw'inshungu ye. Mureke rero abantu bose bashoboye kurikira iyi nkuru, hasi nk'uko muri kubibona hariho groupe ya WhatsApp yiteguye gufasha uyu muryango. Nanababwira ko atari uyu wenyine ufite ikibazo. Ntimwumve ngo njye narafashije nararangije. Muzafasha abantu mufite uyu mutima wo gufasha kugeza iyi si igeze kuri mission yayo ihinduwe paradizo. Muzakomeza mufashe, ntagire umuntu uvuga ati njye ibyo nakoze birahagije, witangira kwishima. Hano hasi muraza kuhabona link ya WhatsApp yo kugira ngo mushobore gufashirizaho uyu muryango. Turyoherwa no kwicara ku ntebe nziza. Mureke umuntu waba ufite ubushobozi tugurire uyu muryango intebe. Niyo mpamvu rero gira neza ntabwo tukerekana ibintu dutwaye, binaducitse bikagaragara kitube ntabwo twarabihagaritse. Urumva gira neza niyo abantu. Umuntu wa mbere avuga ati si byiza, ijambo rivuga ikiwa kane, nyine nkumva ntabwo ngomba kugora abantu.